nta mugore ushobora kugukundira uwo uriwe nk'umugabo. Uyu ni umwanya twahariye amasomo y'ubuzima. Ibi nubimenya amahoro yawe azaza. Reka tujyane gato gato muvandimwe, kubera ko aya magambo ngiye kukubwira ugiye kumva azakurinda intimba y'umutima, gutenguha ndetse n'umubabaro utari ngombwa. Abagore ntibagukundira icyo uri cyo, ahubwo bakunda umugabo bitewe n'icyo agaragaza, icyo abahereza, uburyo atuma biyumva, agaciro azana mu buzima bwabo. Ubanza utekereze kuri ibyo bintu. Ibyo iyo umaze kubyumva no kubyemera gutyo, ubuzima bwawe bwuzura amahoro. Uti gute rero? Reka tubicacaguremo tugiye kubireba, ariko nugerageza kubihakana uzakomeza kwangirizwa bikomeye n'igitsina gore. Umva aya magambo: umugore ashobora kugukundira agaciro kawe, apana ubukana bwawe ufite. Ubukana bwawe ntacyo buvuze niba nta resultat cyangwa se agaciro birema cyangwa se kurema. Ushobora kuba wigamba ubwenge bwinshi, nyamara ntacyo bwakumariye. Ibi nicyo bivuze ku mugore. Umugore rwose ushobora kuba uri umuntu mwiza, ukaba usenga cyane ndetse uri umugabo w'umukozi, ariko niba ubuzima bwawe nta cyerekezo bufite, nta hazaza, urukundo rwonyine ntabwo rushobora kukurokora. Icyo gihe uzabibona byamugora cyane kuguha icyubahiro ukwiye. Kugukunda byo bizaba ari amahirwe akomeye cyane. Nta mugore ukunda umugabo kubera ko ari umuntu mwiza, ahubwo bareba niba uri umugabo w'agaciro. Bakunda umugabo wihagararaho, umugabo ufite ubushobozi bwo kuyobora kandi ufite intego. Kuyobora, ubyumve neza gutyo. Umugabo utingingira umugore kumukunda, umugabo wahisemo intego ze z'ubuzima aho gushakisha gukundwa no kwemerwa. Uwo uriwe ntahagije, ahubwo icyo uzaba cyo nicyo cy'ingenzi. Buri mugabo ubundi yagakoze ibishoboka byose ngo agire uwo ahinduka we. Izina ryawe ntabwo rizatuma batagusiga. Uburyo ugaragara, uburyo uri umuntu mwiza, uburyo umukunda cyane, umutima mwiza ugira, reka ahubwo bizagusaba guhinduka umugabo ufite uburyo bwo kwigirira icyizere kandi ufite imigambi n'intego. Iki gihe nuba umeze gutya, isi ubwayo nayo izagukunda kandi izakubaha. Urumva? Muhagarika gutekereza ko umugore yitaye ku cyo uri cyo. Urwego rwose waba uriho, ibikorwa byawe birivugira kuruta amagambo. Umugore yagukunda uyu munsi no gusara bikazamo, ejo mu gitondo agatakaza urukundo rwose rugasubira kuri zero. Uramutse utsikiye gato ntukomeze gutera imbere. Urukundo ntiruhoraho, ariko agaciro ko gahoraho. Nta mugore ushiturwa n'uwo uri we, ahubwo ikibakurura n'ukuntu utuma yiyumva. Umugore akururwa cyane n'uko yiyumva muri kumwe, uburyo yumva afite amahoro, uburyo ugaragara nk'umugabo muri kumwe, uburyo yumva atuje muri kumwe, kandi agakururwa n'ahazaza abona muri wowe. Ibindi turamutse tubishyize ku ruhande, nta mugore uzigira gukunda, ahubwo uzasanga akunda urwibutso asigarana iyo umuri hafi. Ibi iyo umaze kubyumva gutyo, ukabyemera gutyo, amahoro mu buzima bwawe azagusaga. Mwibuke mukande like kuri iki kiganiro, ukore subscribe kuri channel yanyu twabakoreye, nibwo muzajya mubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bibigisha buri munsi. Nitwa Samuel Mugisha, ibyo birihutirwa, mukore subscribe. Kamere yabo, niba utera imbere azaguma hafi yawe, niba uguma uri umuntu umwe birumvikana n'iyindi nkuru. Niba uzi ko waje ku isi ugasanga uri mu bagabo, mu cyiciro cy'abagabo, hari ibintu ugomba kumenya. Ugomba kujya ugendana n'ibihe ugakura, haba mu buryo bw'imitekerereze, amafaranga, ubukungu, ukugaragara rimwe na rimwe no mu myizerere, yewe no mu marangamutima. Nutangira kugenda gake gake muri ibyo bintu, uzatangira kugiranwa n'abandi.
Buriya abagore bakunda umugabo uyobora, ufata iya mbere akayobora. Umugabo wese ufata iya mbere mu buzima bwe, icyubahiro ndetse no kwifuzwa bimwoma inyuma. Kudafata imyanzuro ihamye ndetse no kugendera ku bandi bizatuma utagaragara. Iyo ubuzima bwawe, umugore wawe nawe azakurikira. Intego z'umugabo nizo bashingiraho bamenya uwo ari we. Ibintu ukunda bishobora gutuma kwishimira, ariko misiyo ufite ku buzima bwawe niyo igena icyubahiro aguhereza. Niba uri umugabo wiruka inyuma y'inzozi zawe cyangwa se ze, umugore rwose ni gake yaguhemukira. Gerageza ariko wirukanke inyuma y'ukwemerwa, uzarirayo kwareka. Buriya ibanga batamenya ni ukuntu umugabo iyo amarangamutima ye ameze neza, nta kwiheba afite, akaba afite ibintu yemera, tuvuge nko mu gusenga nk'idini, uwo mugabo abantu baramwifuza bitabaho. Buriya ibyago bitwiba urukundo, ibibazo bye bikaba bibi. Niyo mpamvu ku mugore agumana nawe atari ukubera ukwishima gusa kukwishimira, ahubwo kubera ko abavuga ati ndi kumwe n'uyu muntu, n'uyu mugabo ndatekanye, nta nzara nta kiniki nagira. Ariko kwigirira icyizere byo bikaba umwami muri byose. Kwishidikanyaho byica cyane uburyo abantu bakwifuzamo. Umugabo wese wiyizera ni ibintu kamere, agira icyubahiro ndetse no kwifuzwa n'abandi byoroshye. Kwiyizera ni ibintu by'imbere cyane. Niyo mpamvu umugabo wese uhagaritse kugira utuntu ageraho tutitaye ku byo yari afite, bazamusiga. Nta mugabo ufite uburenganzira bwo guhagarika kwiga ibintu bishya cyangwa se kugira ibintu ageraho. Hari umugabo umwe gusa umugore washobora gukunda iteka, umugabo cyangwa se uriya mugabo uzagenda uhinduka we uko ibihe bigenda bisimburana, kuva ku myaka 0 kugeza ku myaka 40 ingahe upfuye. Niyo mpamvu ibikorwa byawe bifite uburemere kuruta amagambo. Umugore ashaka gukururwa n'amagambo meza, ariko kugumya ugera ku bintu byinshi bishya bizaguha icyubahiro iteka mu maso he. Vuga make ukore cyane kandi ugire kuri byinshi, kandi nawe nk'umugore azabibona utanavuze. Abagabo babasha kugenzura umuhangayiko wabo n'ubwoba n'umujinya, abantu babakunda kubi. Umugabo wese ubasha kugenzura amarangamutima ye ahinduka udakorwaho. Urukundo rukurikira agaciro, apana ibyiyumviro. Nta mugore ugukundira amarangamutima ye yonyine, bakunda icyo ugaragaza ko uhagarariye mu buzima bwabo, cyangwa se bo babona wahagararira mu buzima bwabo none cyangwa se no mu bihe bizaza. Hinduka umugabo w'agaciro rero, ubunyangamugayo buzagukurikira kandi uzaba umunyamahoro. Muri make, nta mugore uzagukundira uwo uri we, ahubwo isi izakubahira icyo uzaba cyo. Hinduka uriya mugabo urota buri munsi. Wifuza ko mu bitekerezo kunsaba ingingo nagukoraho mu buryo bw'ibanga, nomero ya WhatsApp ngiyo 078 26 21130. Email yacu yo ni montagnetele@gmail.com. Mutwandikira aho ngaho, ntabwo dutinda kubasubiza. Nshuti bakunzi bacu, twishimira ko mu kwigira Télé Montagne Rwandaise. Ikiganiro nta tugisoreje. Ikiganiro wagikunze boroka munsi y'ivideo, unsaba akantu kamwe. Urandika uti duhereze ibindi, duhe ibindi. Nanjye ubwo ndashyiramo gatege dushobora kubahereza ibiganiro byinshi byiza bibigisha buri munsi nk'uko nsanzwe mbikora. Ku kirahuri cyanyu ahagana iburyo niho hari ibiganiro birenga 500 bishyashya utarareba. Mwibuke mu birebe kandi mukore subscribe, birihutirwa.